welcome back again kuri Patience TV show vlog twaje urimo ko nabwiye tugiye kujya tugiye dutandukanye umva no more board ndahari ndabashimiye cyane kuri vlog ya mbere nakoze ndabashimiye mwese mwayirebye Imana ibahe umugisha. Anyways, tudatinze rero uyu munsi tugiye gutekana amateke ageretse n'ibishyimbo. By the way, tutarajya kure, I want to show you something. Ndashaka kubereka amafanta y'ahangaha. Tada! Iyi ni orange. Iyi ni fanta ya orange y'ahangaha. Ba ikintu bitandukaniyeho n'izi wacu. Reba hano ukuntu haba handitse. Hano baba baranditseho, as you see, hano barandika bagashyira ngo calories 160, bagashyira ngo za fat ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko twebwe wacu ntabwo tubigira mu Rwanda murabizi ko tuba dufite amafanta aryoshye. So hano nari mfite na Sprite nayo kuba yanditseho byose biba bigiye byanditseho pe byose, everything hano biba byanditseho. Hano nari naguze na Coca-Cola ariko nayo yanditseho. Rero fanta zahangaha nago ari umwimerere nk'iwacu. I wish rwose umva can't wait kuza mu Rwanda ngo mbereke izi wacu uko bimeze. Nihangana nari nsize ncanye gaze kubera ko ndi kwitegura ko tugiye gutangira guteka. Get ready, keep in touch, dutangire kuva kuri kimwe kugera ku cyanyuma. Wowe ube hafi ya telefone yawe cyangwa ya televiziyo yawe cyangwa se ya machine yawe cyangwa ya iPad, icyari cyo cyose ntujye kure, ngwino twinjirane mu gikoni. Nkuko bisanzwe rero tugiye kubanza twambare itaburiya yabugenewe kujya twinjire mu gikoni cyacu, ntabwo iri kure. Ndabanza nambare umwenda wabugenewe kugira ngo mbashe guteka. As you see, uyu ni umwenda nkoresha igihe ndi mu gikoni. I love itaburiya. So hanyuma rero hari gloves ndakoresha kuri izi ngizi kugira ngo amateke ataza kumva ndimo kuyahata. Murabizi ko amateke aryana ntabwo sinjya mbimenyera. Kera iyo twahataga amateke yaraturya gukagira ubwoba bwo kujya kugira gute, ukagira ubwoba bwo kujya koga, ukavuga ati ni noga intoki amateke aranje. So tukakora iki? Yangiki rero igikoni cyanjye. Ahanga twe tumaze gutunganya everything, microwave, ibyo nkoresha kettle, blender. Aha ni mu gikoni cyacu. Nagerageje uko nshoboye ko mbishobojwe gutunganya ibishoboka. Ahanga mu gitondo nari nagerageje koza ibyombo, nabwo nashaka gukoresha machine. Ibi ni ibyuma byanjye nkoresha. This is my stove yanjye ni iyi ngiyi. Hanyuma hano naho ngenda nshyira utuntu tumwe na tumwe tubuze kuza gutekesha. Upstairs ni ibikoresho by'umwana. Hanyuma ahangaha ni mu birungo byanjye. I love ibirungo so much. Bini birungo byanjye biriya ni ibishyimbo ndibuze kuza gukoresha. As you see, stove is ready kuza iriteguye kuza guteka. N'ikimashini nkoresha iyi biryo bimwe biratogota hari umwotsi nkanda ahangaha kuri van, murabibona biragaruka muri high cyangwa kanda low umwotsi ku buryo utari buze gukwira mu nzozi cyangwa se utari buze kuzamuka cyane. Murabizi abantu muteka. Hanyuma rero tugiye gutegura amateke yacu hanyuma dutangire process. So as you see rero tugiye gutangira gutegura ya mateke. Twambara gloves neza kugira ngo ntangire nkore process. So amateke yanjye ngaya tugiye kuyakuramo manze mbereke. Hanyuma dore amateke yacu ukuntu hano aba ameze, murayabona ni nk'amateke, ariko mfite amatsiko yo kuza kureba cyangwa se kuza kumva niba kuko biryoha nk'iki, biryoha nk'amateke dusanzwe tuzi iwacu muri Afrika. That's what I want to know. Nicyo kintu nshaka kureba neza.
ngiye gutegura icyuma nkunda gukoresha iki kuko ntabwo kimvuna. So rimwe na rimwe rero abantu binaha akenshi hari igihe bagura ibintu bikase, bakagura nk'igitoki gikase, bakagura ibintu nyine byose bikase cyangwa se bitetse bagashyira mu mafrigo, hanyuma bakagira gute bakazagenda ari nko gushyushya gusa ntibirirwe bateka. Ibyo rero nkigera inaha nabanje kubikora, mu kumara kubikora umva ndagenda nizanira ikintu cyitwa ibiro koko nanjye ndiyoberwa. So mpita nigira inama rero kujya nigurira ibintu nkahata nkabyitunganyiriza ku giti cyanjye. Uyu munsi rero tugiye kureba ko amateke yacu ari buze kuvamo nk'uko dusanzwe tuyamenyereye iwacu mu rugo. Simbizi ariko turarebera hamwe twese turebe ese nibyo bivamo cyangwa ntabwo bivamo. Ubwo uko aya mateke angana kose tugomba kugira gute kuyateka. Nkagereka ibishyimbo, nkagereka ku bishyimbo ntabyo gukaranga ntaki, nkagereka icyo bita kugereka. I can't wait kuryaho nkumva uko ameze. amateke yacu rero twayasoje ngaya, ariko nkimara kubona yuko ashobora kuza kumbana makeya nahise mpitamo no gufata ikijumba meranje ngiye gukora bashaka guteka kinyarwanda nkuko nababwiye, nta mavuta ndabuze gushyiramo. Ikijumba nkuko tubizi ntago kibabaza ntikiryana. Bino ndahita mbinaga muri puberi westbourne, hanyuma nze mfate ikijumba kimwe idea. Ikijumba
hano kiraza kikizanira ibiki bibabi. Yeah. Aha rero ari mpitamo gufata ikijumba ngihate hanyuma nze kubigira gute kugereka ku iteke. Ngo nababwiye uyu munsi ndashaka kuza guteka ibiryo bigeretse birimo ibishyimbo gusa hatari n'ikindi kintu kindi. So ndumva biraza kuba ari byiza kurutaho ko ndabazura kubazura. So hanyuma rero ndabashimiye mwebwe mwese mukomeza kureba video zanjye, no kuri be blessed, umugisha ubane namwe kandi namwe muri mu bantu batumye ntagira irungu. Ubu twaje mu vlog agiye atandukanye kubereka ubuzima bwanjye bwa buri munsi, kubereka ibyo mba niriwemo, babwira ko tugiye kujya dukora video kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Iyo niyo minsi hame tugiye kujya dukorera. Ikijumba cyanjye hano ndakirangije kugitunganya, nanze kumenya neza. Hano hari amateke, ntabwo nibaza ko amateke ashobora kundya ngiye kuyaronga. Ndumva adashobora kundya uko mbitekereza, ndumva atari buze kundya. So ngiye kuyaronga, nyaronge hatari iki ntambaye gloves. Anyway, nyuma yuko maze guhata, nyuma yuko maze gufata everything nkabitunganya nkabishyira ahantu hamwe, ngiye gufata isafuriya. Mbere yo gufata isafuriya ngiye kubanza gucana stove, cyangwa reka tubanze dushyiremo ibingibi nakazi. Ibijumba byawe ngombwa ko mbikatamo kabiri kuko byari binini, hanyuma amateke yo ndayihorera kuko ntago aba ari manini, aba ari matoya. Iyi ni isafuriya yacu tugiye gutekamo ibinyarwanda. Tugiye kurya kinyarwanda uyu munsi. No more pizza, no more burger. Today tugomba kurya Rwanda food byanze bikunze. Tumaze gushyiramo ibijumba byacu, ndafata amazi atari menshi. Nyuma y'ibyo ngibyo tureta dufata amazi makeya ngaya tuyashyiremo hano, make kabisa, kuko nabwiye ibintu by'ahangaha bishya vuba. Nitumara kuyashyiramo turatereka kuri stove. Nitumara gutereka kuri stove turategura ibishyimbo, dutegure umunyu dushyiremo. Ariko mbere na mbere reka tube ducanye stove. Nitumara gucana stove duhite tugira gute, tuze guhita dushyiramo. Hano ni muri high, ariko twe tugiye gutekera muri gatanu kubera high byakaga cyane bigatokombera. So that's why nshaka ko tugira gute, tugiye gutekera munsi gato nkuko nabwiye turi hari abiri hafi muri high. Yanga nangiye gufungura stove kugira ngo ntangire nteke. Ubundi bya biri muri high, ariko nahise nshyira muri gatanu kubera ko niho nkunda gutekera. Iyo ntekeye muri 5 ibintu biba ari sawa. Ngibyo rero ibijumba byanjye nambishyize mu mazi makeya aringaniye. Nakoze sample cyane, nakoze bikeya kubera ko nzi yuko ngwanjye atabikunda, ariko yagomba kubirya twaduhagaritse ibindi. Iyo yari dina ndimo ndategura. Hanyuma rero ibi ni ibishyimbo ndibuze kuza gushyiramo. Ibyo bishyimbo byose biba ngombwa yuko nabyo mbifungura kugira ngo mbishyire mu kijumba n'iteke. Ubundi nindangiza nza gukora seasoning y'umunyu. Anga ndimo mbereka za calories ziba zirimo. Ibintu hano byose babyandika, bandika ngo harimo calories n'izi, fat n'izi, ibintu nk'ibyo ngibyo bandika buri kantu kose ko kaba kameze. Anga rero ibiryo byanjye byo bitangiye kuzamo umwuka, byo bitangiye. Iyo safuriya ndayikunda, iteka neza nta gishiririza. Anga bishyimbo nari maze kubifungura ndi kwitegura kubishyiramo.
hanyuma rero ndimo ndabereka ya vein uburyo mpita mfungura kubera ko iyo umwotsi uje cyangwa se nyine iyo hajemo umwuka mwinshi cyane bisaba yuko ufungura vein kugira neza umwuka nyine cyangwa se n'umwotsi ikintu runaka kitaza kuza kugira icyo cyangiza angana n'ikizamo ibishyimbo. Murabona ko bisa neza nubwo bitaranashya, murabona ukuntu bifite isura nziza. Bino narabikoze mpita nibuka nibuka iwacu, nibuka iwacu mu Rwanda rwose byari biryoshye. Wowe ukomeze urebe video yose kugeza irangiye nibwo ubimenye uko ibintu byagenze. Ngo nase nshyiramo umunyu, mpita kunyu nshyiramo nkuko nabwiye ni iteke ikijumba bigeretse aho ngaho, amazi y'ibishyimbo yaramaze kugwaho. Ubundi ndangije bita biba ngombwa ko cleaninga kubera ko igikoni cyawe macako gihora gisa neza pe, macako gihora gisa neza, ibintu byose ari sawa. Nahise ntwara icyo nari nakuyemo ibishyimbo nkishyira mu waste bin, hanyuma nza gukora utumiza plus gake gake nkuraho ibyo nakoresheje kugira ngo ibintu bize kugenda neza, hasigare hari cleaned. Mwibuke ibishyimbo twashyizemo n'umunyu, byose bimeze neza. Angaro ndimo nkora mise en place, nkuraho ibikoresho byose nakoresheje kugira ngo hasigare umwanya umeze neza. Nkomeze nkora iki, nkomeze nteke ibisabwa. Aho ngaho rero nanje gufata n'ibiryo by'umwana kugira ngo nawe mutegurire kubera amasaha yo gufata lunch yarageze. Abo nabwo n'undi nkuko nabwiye nkunda gukoresha 5 nongera nshyira muri 5 ntegura ibiryo byiwe nawe kugira ngo abashe kuba yafata lunch. Murabona ko ibintu bimeze neza pe. Bakunze b'igikoni ntimukajya mujya kure, ubu ngubu naho naje ncangana ari maze kubabwira yuko tujye kwanza gusuzuma byo biryo byacu turimo guteka ukomeza. Mwabonye wa mwuka nababwiraga uba ari mwinshi, niyo mpamvu umuntu ashyiraho iki, ashyiraho condition kugira ngo umwuka utagira ibyo wangiza. Ngo ndimo mbasobanura ati niyo mpamvu tuyicana kugira ngo ibintu bigende neza. Nkuko mubibona umva smell yari nziza, smell was good, byarahumuraga neza ku buryo uvuga ati nageze mu cyaro, nageze nyina aho nawe uziduteka bene bino biryo. Byarimo guhumura biryoshye. Hano nabanje kugaragara ibiryo by'umwana ngo mbanze mbishyire ku murongo neza, mbanze nabyo ko ntashakaga ko biza kuza gutogota ko byari muri frigo, nagira ngo bifata gashyuhe gusa ubundi mbikureho mugaburire. Ngo nandimo nkora test ngo numve, ngo nandimo numva uko bimeze. Hanyuma dore ibiryo byacu rero kinyarwanda cyacu, ibiryo bya kinyarwanda biraryoshye pe. Hano ndimo ndeba ko ibijumba byahiye, ndimo testinga ko n'amateke yahiye. Hanyuma rero ndavuga reka mbe mbiretse kandi kanya gato nk'iminota 3 cyangwa 2 ubundi muri kuza kubikuramo ko nashaka ko ayo mazi akamamo gake, ntibikame burundu ariko numva nshaka ko bikamamo gakeya kugira ngo umuntu aze kubiservinga bitajejeta amazi atari menshi cyane kandi bitumagaye nanone, byoroheremo gake ariko nanone amazi atagize gute atajejetamo. Aha ngaha rero tugiye kongera gupima inshuro yindi ya nyuma, tugiye kureba uko ibintu bimeze kugira ngo twarure. Agasani kanjye kari tayari kuko numvaga ndi excited kubirya. Agahumuro karahumura pe, smells good. Umva ntago wabyibaza, ntago wabyumva uburyo byahumuraga. Nga navuze ko mbanze mbonge ariko already byabimaze gushya. Reba ikijumba ukuntu kije kimeze. Side y'ikijumba nta mazi gifite, ntago kijejeta kandi nanone ntago gikomeye nyene kigagaye. N'ibishyimbo rebe nabyo uko mbikuraho ntago bijejeta amazi. Mbega ibiryo biryoshye nshuti yanjye. Ndabigutuye pe. Aho ngo nashyizeho n'uduteke kugira ngo nze kuza kumixinga numve iby'iwacu abiwacu muraho. Agaravuze ko mbanze ndeke kubicisha amatsiko, ndeke no kubicisha amapfa, mbanze mbereke ibyo ngiye kurya uko bimeze. Ngo nangiye kunjya gupfundikira kugira ngo umwuka ugumemo. Side y'ikijumba, side y'iteke, murabibona nkuko nababwiye ntago amazi ari menshi yajejetamo. Anga nangiye kwanza kwa testingira. Mana yanjye iteke ryari ryoshye, ryari ifufu. Mbese naravuze ati uyu munsi cyangwa se nzasura ku isoko nongere ngure ibindi.
ahanga narindiye no kudushyimbo ndavuga reka testing n'udushyimbo natwo numve natwo nkoraho ngo numve uko bimeze natwo numva ni sawa rwose biraryoshye ngayo nguko rero. Thank you guys for watching my video, thank you for being with me vlog. Nkuko nababwiye naje nje tujye kujya dutambutsa ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza, ni buri kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. So keep in touch, ntimuzacikwe n'ibindi bigiye bitandukanye tuzagenda turebera hamwe. Aho ngaho byari maze gushyuha ndavuga ati ntacyo kunywa nta cyabaye, nahise ngenda najya gufata ako kunywa kugira ngo bimanuke neza kubera ko byari bishyushye, manurishije numva biraryoshye. Thank you, bye.